Yesu nashimwe bene data, ndabashuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu nabahereza umugisha. Turashimira Imana kandi yo itwitaho umunsi ku munsi, kandi dushimira Imana kubw'ubuntu yatugiriye kuduhereza agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, byaturutse mu gutanga Yesu Kristo ngo apfire ibyaha byacu, bityo abari ibivume, abari kure y'amasezerano, twese duhinduka abanyamasezerano kandi tuba abanyamugisha, tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Tubishimira Imana umunsi ku munsi. Turashimira Imana kandi idukiza ibyo tureba n'ibyo tutareba, kandi dushimira Imana ko mu rupfu rwa Yesu Kristo ariho dukura ibyiringiro ndetse n'ihumure ry'uko Imana yacu iriho kandi izagororera abayiringira. Hari ibihamya byinshi cyane rero muri ubu buzima, y'ibifatika ndetse n'ibidafatika, ariko twebwe uko dufite kwizera tugenda tuyoborwa nako, uko kwizera kuduhereza gukabakaba no kumva ko Imana iri kumwe natwe, kuko Pawulo avuga, yaravuze ngo iyo tubabwira itwegereye kurusha uko imyambaro yacu itwegereye. Reka dusenge Imana rero kugira ngo tuganire ijambo ryacu ry'uyu munsi. Uwiteka Mana nziza, aka kanya nk'aka turi imbere yawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe ndetse no kumva ijambo ryawe. Reka uyobore Mana nziza akanwa kagiye kurivuga, duhereze ubwenge, duhereze ishishurirwa, duhereze imbaraga, turinde umuriganya Satani, kandi n'imitima igiye kuryakira hatabayeho guhishurirwa ndetse no gusobanurirwa n'Umwuka wawe wera, ntago yabasha gusobanukirwa, nta muntu wabasha kurisobanukirwa. Shyigikira ugiye kumva ijambo ryawe, ribe ijambo rihindura, ribe ijambo rikiza, ribe ijambo ritanga amahoro, ribe ijambo rirema ibyiringiro ndetse n'ihumure ku byakiriye, risenye bidakwiriye mu mitima, ryubaka ibizima, ritanga amahoro n'ibyiringiro ku byakiriye. Mana nziza, rimere nk'amazi afutse ageze ku umutima wari wishwe n'inyota cyangwa ufite umwuma, rishyigikire kugira ngo risohoze umurimo waryo. Urakoze Data, ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Turaganira amagambo y'Imana rero, turi busange mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 4 ku murongo waho wa 22 kugeza ku wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Kuri 22 mu bice 4 haravuga ngo, dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Dushimiye Imana rero kubwira ijambo ry'Imana tugiye kuganira, rifite intego ivuga ngo gusengesha umwuka iteka. Ahangaha Yesu Kristo yari yakiriye amakuru yuko ngo abafarisayo ngo bari bamenye yuko ngo akora ibitangaza, ngo kandi abatiza benshi kurusha Yohana. Uyu yavugaga ni Yohana umubatiza. Bityo rero Yesu, Bibiliya itwereka ngo nicyo cyatumye ngo ave i Yudaya agasubira i Galilaya, ariko mu gusubira i Galilaya yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Mu rugendo rero rwo gusubira i Samariya, ngo aragenda
ngo agera mu mudugudu w'i Samariya witwaga Sukara, ngo bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu. Ngo kandi ngo ari hafi aho ngaho y'iriba rya Yakobo, ngo Yesu ngo ageze aho hantu, ngo yari ananijwe n'urugendo yagenze, kuko yari yagenze urugendo rurerure cyane, ngo apfa kwicara kuri iryo riba, ngo hari nk'isaha 6. Hanyuma akicaye aho ngaho, haza umugore ngo w'umusamariyakazi ngo kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa. Ngo kuko abigishwa ba Yesu Kristo bari bamusize aho ngaho, ngo bagiye gushaka ibyo kurya. Umusamariya aramwitegereza, arangije aramusubiza ati, ko uri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi, unsaba amazi ute? Icyatumye ngo abaza atyo, ngo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Uku kunenana kw'Abayuda n'Abasamariya, ubundi ari Abayuda ni Abisiraheli ni bene Yakobo, ari Abasamariya ni Abisiraheli bose ni bene Yakobo. Uku kunenana kwatangiye gute? Ku ngoma y'umwami Hoseya wari uyoboye igice cya Isiraheli. Icyo gihe yari ayoboye mu Buyuda, hari hayoboye umwami witwaga Hezekiya. Mvuze gutya ushobora kwibaza kuntu byabaye ibice bibiri, ariko mbere y'uko nsobanura aha ngaha, Imana imaze gutoranya Dawidi ngo asimbure Sawuli, yakoze nk'ibyo Imana yashakaga. Nubwo yajyaga anyuzamo agacumura agakora ibyaha, ariko Imana yamukundiraga yuko Dawidi yahitaga agaruka vuba cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana yirataga Dawidi yuko afite umutima umeze nk'uwo ashaka, nk'uwo Imana ishaka. Dawidi akora imirimo ye neza. Agiye gutanga, ahamagara umuhungu we Salomo, aramubwira ngo mwana wanjye, ndagiye nk'uko abandi bose bagenda, ngiye gusanga ba sogokuruza bawe. Arangije Dawidi yinginga umuhungu we Salomo, aramubwira ngo mwana wanjye, ngo ujye umenya Imana ya so, nk'iyo nakoreraga nawe uzaba ariyo ukorera. Dawidi aratanga, hanyuma asimburwa n'umuhungu we witwaga Salomo. Salomo akimara kujya ku bwami, abona birakomeye cyane ntazabishobora, yigira inama nziza, nanjye nakugira inama akanya nk'aka. Aravuga ngo nta handi ubwenge buturuka, nta handi imbaraga zituruka, nta handi kunesha bituruka, nta handi kurama bituruka, byose isoko ya mbere ni ku Mana. Aravuga ngo reka njye kugisha inama data yambwiye, nanjye njye kwigisha inama. Ngo arazamuka ajya ku musozi Gibeyoni. Arangije yibutsa Imana, arangije avuga imirimo yose ya Dawidi, arangije abwira Imana ngo ndabizi ko ari wimise data kandi yagenderaga imbere yawe iminsi yose kandi akiranuka. Kandi arangije yibutsa Imana, arayibwira ngo Mana, ndabizi neza nanjye ubwo nicaye kuri ino ngoma, si ubwenge buhanyicaritse, si imbaraga zanyicaritse, ahubwo niwe wemeye kuhicara kugira ngo usimbuze data. Ariko ndagusabye kuko ndi umuswa, nta n'imbaraga n'ubuhanga mfite, ujijure umutima wanjye kugira ngo nzajye mbasha gucira imanza ubu bwoko wanshyizemo bwawe, kugira ngo mbashe kuyobora aba bantu bawe nk'uko ubishaka. Yari yatambye n'ibitambo byinshi cyane. Imana yitegereje guca bugufi kwa Salomo, iramubwira ngo uranejeje cyane. Cyangwa Bibiliya tugaragaza ko ibyo Salomo yakoze ngo byanejeje Imana cyane. Mu kuyinezeza, Imana iramubwira ngo kuko utansabye icyubahiro, kuko utansabye ko abanzi bawe bapfa, kuko utansabye imbaraga cyangwa ingabo nyinshi cyane, ahubwo ukaba usabye icyo ngicyo, unsabye neza cyane, nguhaye n'icyo utansabye. Ariko mbere ya byose nguhaye umutima wawe kujijuka, ku buryo mu bami bariho uyu munsi n'abazakurikira ntawe uzigera ahwana nawe. Kandi ikindi nguhaye icyubahiro, kandi nguhaye n'ubutunzi,
kuko iby'Imana yavuze kuri Salomo irabisohoza. Ariko tukiri ahangaha ndacyari ku ijambo rivuga ngo gusengesha umwuka iteka, cyangwa isengesho rizima, gusenga mu buryo bukwiriye Imana ishaka. Salomo ahangaha nawe yasenze neza bituma Imana imuha n'ibyo atayisabye. Nawe ujye utekereza kandi ugenzure neza uburyo ujya usenga Imana mu masengesho yawe. Salomo agisenga agisaba Imana akiyinginga, Imana iramusubiza. Salomo koko amara imyaka myinshi cyane ari ku ngoma, Imana imukunda, Imana imutonesha, dore ko nta ntambara nyinshi yahuye nazo nk'izo zose Dawidi yahuye nazo. Ariko ikibazo yaje guhura nacyo gikomeye cyane, yasenze Imana ngo imuhe ibyo yayisabaga byose, ariko ntiyigera yitegura avuga ngo mbese ubu bwami nzajyamo nzabwitwaramo gute, nzagendane, ngo yibaze ngo mbese amakosa abami bambanjirije baguyemo ni ayahe ngo nyirinde. Ahangaha akigera ku ngoma icyubahiro kiramutwara n'igikundiro kiramutwara, bituma agwa mu mutego w'abagore. Ushobora gutekereza ngo na se Dawidi yari afite abagore benshi barenze umwe. Ushobora gutekereza ngo na Yakobo yashatse abagore barenze umwe. Ntabwo ari icyo nshaka kuvuga cyane, ahubwo ndashaka kuvuga icyo abo bagore bakoresheje Salomo. Yazanye abagore, Bibiliya itwereka yari afite abagore barenga 1,000. Ariko ikibazo bamuteye ni uko buri umwe wese, abenshi bamuzaniye ibigirwamana by'iwabo. Salomo atangira kuzana ibigirwamana muri Isiraheli kandi atangira kubishaka. Nicyo cyatumye Imana imuzinukwa, imutuma nk'umuhanuzi, iramubwira ngo kuko utagenze nk'uko nashakaga, ubwami ndabukunyaze. Ariko Imana ntiyigeze itatira Dawidi isezerano yari yaramuhaye, kuko yari yarabwiye Dawidi ko kuko wanyubashye ugakora ibyo nshaka, ntabwo uzigera ubura umwana ku ngoma. Irangije ibwira Salomo, iramubwira ngo icyakora ndagirira so Dawidi ubwami simbukunyaga akanya nk'aka, nzabukoraga umwana wawe. Niko Salomo akimara kuvaho yaje gusimburwa n'umuhungu we witwaga Rehobowamu. Ariko Rehobowamu mu kujyaho, Salomo yari amaze iminsi akoresha uburetwa, atoteza abo yari ayoboye. Abasaza bagira inama umuhungu wa Salomo, aramubwira ngo ukwiriye guhindura uburyo so yayoboragamo. Yabakoreshaga uburetwa, wowe ukwiriye gutwaza abantu ineza. Yumva inama z'abasaza, aravuga ngo reka njye kugisha inama n'abasore bagenzi banjye. Bo nta yindi bamugiriye, bamwe ngo waba ubaye ikigoryi ukurikije inama z'abasaza, ahubwo ngo reka agahera kawe kazangane n'igikumwe cya se. Niko Rehobowamu yanze kumvira inama z'abasaza, yumvira inama z'abasore. Arangije bituma n'Abisiraheli bamwigumuraho. Nicyo cyatumye biteye nk'uko Imana yari yabibwiye Salomo, igihugu gicikamo kabiri, asigarana imiryango ibiri, uwa Yuda n'uwa Benyamini. Igice cy'amajyaruguru kiyoborwa n'uwari umukozi wa Salomo, wari umunyabintu witwaga Yerobowamu. Ahangaha ni inkuru nsaka gusobanura impamvu uyu mugore Yesu Kristo yarahuye nawe, amubwira ngo unsaba amazi ute, ndi umusamariyakazi cyangwa ndi umusamariya wowe ukaba umuyuda. Impamvu y'urwango cyangwa kunenana hagati y'Abayuda ndetse n'Abisiraheli. Iki gice cy'Ubuyuda, cy'umuryango wa Yuda na Benyamini, cyiswe ubwami bw'Ubuyuda, cyari gifite umurwa mukuru wa Yerusalemu. Ikindi gice cyitwa Isiraheli, umurwa mukuru waje kuba Samariya, cyangwa hari n'igihe habaye Shekemu. Birakomeje, Yerobowamu, Isiraheli igira ubwami bwihariye, ndetse na Yuda igira ubwami n'abami bihariye. Birakomeza, ariko Isiraheli, Imana yari yarahaye amabwiriza Abisiraheli, yarababwira ngo ubwo nzabatuza muri iki gihugu,
yari yarirukanye amahanga yose imbere yayo, irabihanangije irababwira ngo ntimuzasenge izi mana aba banyamahanga cyangwa aya mahanga asenga. Iravuga ngo muzubaha amategeko mbahereza, muzakora ibyo mbashakaho byose. Imana irabihanangiriza irababwira ngo nimuramuka mukoze iby'amahanga nirukanye mwahangaha yakoraga, ngo ntago mubaruta ubwinshi, ntimubarusha ubwiza, ntimubarusha icyubahiro, nk'uko aya mahanga nayarutse akava muri iki gihugu namwe nzabaruka. Ariko Abisiraheli siko babigenje. Ku ngoma y'umwami witwa Hosiya, Imana yararebye ibona ibizira by'Abisiraheli bimaze kuba byinshi cyane, kuko batotezaga abakene, kuko basengaga ibigirwamana, kuko bacishaga abana mu muriro. Ibizira nk'ibyo amahanga Imana yirukanye muri icyo gihugu yarabibonye irarakara, bituma ibateza umwami wa Ashuri anyaga Abisiraheli. Mu kubanyaga ntago yigeze abatwara igihugu, ahubwo yavanaga Abisiraheli mu gihugu cyabo agatuza mu baturage bo mu gihugu cya Ashuri. Icyo cyatumye Abayuda bo mu bundi bwami cyangwa bene wabo n'aba ngaba ntago bari bakibona ko Abisiraheli cyangwa bo mu bwami bw'Abisiraheli ari Abisiraheli nyirizina, babafataga nk'abanyamahanga n'ubundi bigatuma babanena guhera icyo gihe cyose kugeza no mu gihe cya Yesu Kristo. Niyo mpamvu uyu mugore yitegereje Yesu akavuga ngo Yesu nakwitegereje. Wa mugabo yari ataramenya ko ari Yesu, aramwitegereza avuga ngo bitewe n'imvugo yawe, bitewe n'igihagararo cyawe n'isura yawe, ndakureba nkabona uri Umuyuda, kandi ubwo uri Umuyuda Abayuda muratunena cyane, ni gute watinyuka kunsaba amazi? Ngo Yesu ako kanya ngo yahise amusubiza ati ngiyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, umugore nawe ahita amusubiza ati databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uraruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore akibyumva iyo nkuru, Yesu aramubwira ngo databuja, mpa kuri ayo mazi kugira ngo ntazongera kugaruka kuri iri riba. Yesu Kristo acyumva uyu mugore avuga gutyo, yumva umugore yafatitse, yumva ibintu bye atangiye kubyumva. Yesu aramubwira ngo ati mbere y'uko nguha ayo mazi cyangwa nkora ibyo usabye, banza uhamagara umugore wawe, banza uhamagara umugabo wawe, maze ugaruke hano. Umugore arangije aramwitegereza aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusa uwawe, ibyo uvuze ni ukuri. Yesu azi ibyo dutekereza, Yesu azi aho urara, Yesu azi CV yawe, Yesu azi imikurire yawe, Yesu azi ababyeyi bawe, Yesu azi abana ufite. Niyo mpamvu nta kindi Yesu agukeneyeho ni ukumubwiza ukuri. Mu yandi magambo, Yesu akeneye kumubwira intege nke zawe. Mbere yo kugira icyo umusaba, mbere yo kugira intambwe ugeraho kugira ngo Yesu akugirire neza, akeneye kuhinduka, akeneye kumubwiza ukuri, akeneye kwatura intege nke zawe kugira ngo abone uko akugirira neza. Kuko uyu mugore Yesu yarabanje kumubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi uwo ari we,
iyaba wari uzi Yesu Kristo wakwitangiye ku musaraba akagupfira uwo ari we, wakamubwiye nawe akaguhereza amazi y'ubugingo. Mbere y'ibyo byose aramubwira ngo iyaba wari uzi impano y'Imana, mbere y'uko Yesu Kristo agereka ayo magambo. Mu yandi magambo, uyu mugore ntago yari azi impano Imana yahereje abari mu isi, ntago yari azi agakiza Imana yatuzaniye. Baravuga ngo iyaba wari uzi impano y'Imana, n'ugusabye amazi uwo ari we. Bishatse kuvuga ngo uwari umusabye amazi niwe mpano ituruka ku Mana, niwe karuhura, niwe byose, niwe byiringiro byacu, niwe imbaraga zacu. Ngo nawe wakamusabye akaguha amazi y'ubugingo. Umugore abanza gupinga, abanza kumureba igihagararo, abanza kureba amahari we bagirana n'Abayuda. Avuga ngo databuja, ko mbona aho uhagaze nta kivomesho riba ufite, n'iriba naryo akaba ari rirerire cyane utabasha kugeramo, ayo mazi uri bumpe urayakura hehe? Ikindi ngo mbese ye ayo mazi yawe araruta ay'iri riba ryasukuwe na sogokuruza Yakobo, ko yarinywagaho n'abana be ndetse n'amatungo ye? Yesu Kristo aramubwira ngo ibyo utekereza byose, ayo mazi uri gutakagiza, amazi ashobora kugiranwa n'ubutunzi, amazi ashobora kugiranwa n'imiryango, amazi ashobora kugiranwa n'amashuri, amazi ashobora kugiranwa n'igihagararo. Avuga ngo ibyo byose umuntu arabinywa akongera akagira inyota. Ibyo byose kubyakira ntabwo icyo bikumarira, ariko amazi nguhereza ngewe akanya nk'aka azaguhindukira nk'isoko y'ubugingo, azaguhindukira nk'isoko idudubiza mu bugingo bwawe. Kandi ikindi, amazi nguha azatuma utazongera kugaruka kuri iri riba. Umugore akibyumva yumva bihuye n'ibyo yashakaga, aramubwira ngo databuja, ndakwinginze mpa kuri ayo mazi kugira ngo ntazagaruka kuri iri riba. Yesu Kristo arangije aramwitegereza, intambwe ku ntambwe atangiye kumva umumaro w'agakiza. Aramubwira ngo ngaho genda ubwire umugabo wawe aze hano ubone ugaruke. Umugore arangije aramubwira ngo databuja, nta mugabo ufite. Yesu ati uvuze ukuri, n'umugabo ufite uyu munsi ntabwo ari uwawe. Turacyari ku ijambo rivuga ngo gusengesha umwuka iteka. Umugore arakomeza aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Ba sokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bisiraheli. Umugore yitegereje Yesu, yari ataramenya ko ari na Yesu Kristo. Aravuga ngo menye ko uri umuhanuzi. Ngo ubundi se ba sogokuruza ko birataga bakibwira ko i Yerusalemu ariho ho gusengera, ngariko Yesu aramubwira ati ngo igihe kizaza, kandi ngo igihe kiraje kirasohoye, ubwo abasenga data by'ukuri batamusengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Aravuga ngo dore mwebweho musenga ibyo mutazi. Undi nawe yari amaze kumubwira ngo ba sogokuruza bajyaga birata bakibwira ko i Yerusalemu ariho ho gusengera. Aha hantu bari bahagaze ni ahantu mu buzima nawe uhagaze uyu munsi wa none ukwiriye guhitamo umugisha n'umuvumo, kuko aka gace bari bahagazemo niko Abisiraheli bagana mu gihugu cy'i Kanani bari bahagazemo
Imana ibahereza amabwiriza bagiye kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Aha ngaha uyu mugore na Yesu Kristo bari hari hagati kera ya misozi bahagazeho bavuga amategeko, umusozi wa Gerizimu n'umusozi wa Ebale. Umusozi wa Ebale wahagazeho abavugaga imivumo yose Abisiraheli bazahura nayo batubashye amategeko y'Imana. Ikindi kandi abandi bagahagarara ku musozi wa Gerizimu bavuga amategeko, bavuga n'imigisha Abisiraheli bose bazahura nayo igihe bazumvira ibyo Uwiteka Imana bategeka. Rero uyu munsi wa none ukwiriye guhitamo umugisha cyangwa ugahitamo umuvumo. Ukwiriye guhitamo Yesu Kristo. Kristo akakuyobora mu nzira ikwiriye, akagusaba kugira ngo usenge cyangwa usabe mu buryo bukwiriye nk'uko Imana ishaka. Ijambo ushaka ko dutindaho uyu munsi wa none aravuga ngo ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Gusenga mu mwuka. Yesu Kristo yigisha abigishwa be gusenga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 11 ku murongo w'9, aravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanze ku rugi akingurirwa. Yesu yigisha abigishwa be gusenga nk'uko ijambo ryacu turi kuvuga uyu munsi ribisobanura. Riravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko usabye ahabwa, n'ushatse abona, n'ukomanze akingurirwa. Abantu benshi baracyari ku ntambwe ya mbere yo gusaba Imana. Wasabye Imana ngo iguhereze kwiga, irabiguhereza. Wasabye Imana ngo iguhereze urubyaro, iraruguhereza. Wasabye Imana ngo iguhereze akazi, irakaguhereza. Wasabye Imana ngo iguhereze perimi, irayiguhereza. Wasabye Imana ngo iguhereze urugo rwiza, iraruguhereza. Wasabye Imana buri kimwe cyose wasabye yarakiguhereje. Mbese uyu munsi uracyibuka iyaguhaye? Ntumeze nka wa mugore wa muntu Yesu Kristo yakijije, yarangiza yahura n'abantu bakamubaza ngo mbese ninde wakubwiye ngo wikorere ibi ngibi ku isabato? Akavuga ngo wankijije simuzi, ariko icyo nzi cyo no kuba wankijije yambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Abantu niko bameze, baracyari ku rwego rwo gusaba, ariko iyo bahawe ntago bita ku gukurikira ngo basobanukirwe uwabahaye uwo ari we. Ariko Yesu Kristo iravuga ngo ntibizakiraho ngo muzashake, noneho mushake muzabona. Mushakashake ibyo Yesu Kristo ashima, mushake uwababohoye, mushake uwabagiriye neza, mushake uwabatabaye. Kuko Petero nawe yaranditse aravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya yuko Yesu Kristo agira neza, nimumwegere noneho. Intambwe ya mbere, warasenze ubona ko Kristo agira neza, warasenze ubona ko Kristo atabara. Icyo Kristo cyangwa icy'Imana igushakaho ni uko utera intambwe ukinjira neza ku mwanya cyangwa mu mwanya Imana igushakaho. Mugerageze uburyo mwashakisha kumenya iby'Imana ishima, mugerageze uburyo mwaba inshuti z'Imana. Haleluya. Undi mugabo watangiye ibintu by'ivugabutumwa ni umugabo witwa Pawulo. Yatangiye abwiriza ubutumwa bwiza akimara kwakira agakiza. Akigera i Damasiko bashaka kumwica, baramucikisha. I Yerusalemu naho ari kubwiriza Abayuda bashaka kumwica, baramucikisha. Kugeza igihe yabonye byamucangiye, aramanuka asubira i Taroso muri Kilikiya. Afata igihe kigera ku myaka 3 n'igice hafi ari gusenga Imana, asenga asoma, asenga Imana asoma. Imana igezeho iramuhishurira ibyo arimo ibyo ari byo. Niyo mpamvu itorero ryamuruhije cyane,
ryo muri Korino ryamupingaga ngo si intumwa y'Imana. Ibyinshi cyane yababwiye, ariko yagezeho ababwira ko yakomanze akagera ku ntebe y'Imana. Arababwira ngo sinzi umuntu wazamutse akajya muri paradizo y'Imana. Mu Bakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, ibice byaho 12. Arababwira ngo sinzi umuntu wazamutse akajya muri paradizo y'Imana akumva ibivugirwamo. Ngo uwo muntu nimba ari simbizi, nimba yari ari mu mwuka simbizi. Niko yababwiye mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye mu bice byaho 12, ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'Umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamutse akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yari ari mu mubiri simbizi, niba atari ari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa nimba atari ari mu mubiri simbizi, bizi Imana, yazamuwe akajyanwa muri paradizo akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Uyu Pawulo yabonye atari kubyumva cyane, ariko yari afite umuhate wo gushakisha Imana. Agera ku ntambwe yo gukomanga, kandi Yesu Kristo yaravuze ngo mukomange muzakingurirwa. Yashakaga kuba mu bintu abizi neza. Yeremiya nawe atotejwe cyane, yayanuraga bakamukubita, nibwo hageze igihe aravuga ngo mbese abaza bamutotezaga icyo gihe, mbese muri mwe ninde wazamutse akajya mu nama z'Uwiteka akumva ibivugirwamo, yamara kubyumva akaza akabigeza ku bwoko bw'Imana? Nawe yarazamutse agera ku ntebe y'Imana. Undi muntu wazamutse akagera ku ntebe y'Imana ni uwitwa Yohana intumwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Hatwereka ko ngo yagiye kubona, ajya mu iyerekwa, ngo abona urugi rurakingurwa. Akibona urugi rukinguwe, yumva ijwi rimubwira ngo zamuka uze hano nkwereke ibyenda kuba. Ngo akitegereza ngo abona intebe, ngabona niyicayeho. Ngo iyo yari yicayeho asobanura neza uko yasaga, ngo yasaga n'ibuye rya Simaragido. Kandi abona abakuru, abona abakerubi bazengurutse iyo ntebe ndetse n'ibizima. Uyu munsi wa none ijambo nakuzaniye rivuga ngo ni ugusenga mu buryo bw'umwuka. Pawulo yandikira Abefeso, ni itorero ryamugoye cyane, arababwira ngo maze kumva uburyo mugirira abera, hari ikindi yageretseho yabasabiye, aravuga ngo gusabira Imana ubudasiba kugira ngo ihumure amaso y'imitima yanyu, ngo ahweze amenye ubutunzi n'ubwinshi bw'imbaraga yahise muri Kristo Yesu. Kandi arababwira ngo nubwo mutajya mubimenya mukipfusha ubusa, Kristo tubabwira abasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, bitewe n'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Mwene data, ndagusabye kugira ngo wegere Imana. Mwene data, ndagusabye kugira ngo Imana iguhumure amaso y'umutima, ubashe kumenya neza iyo wiringiye. Iyo umuntu atarahumuka umutima ngo amenye imbaraga ziri muri Kristo Yesu, nibwo ahura n'akabazo agatangira kugira ubwoba, nibwo atangira gucika intege akumva ko Imana idashoboye, nibwo ahura n'ikibazo akumva ko ikibazo kirenze amaboko y'Imana. Ariko ndakwinginze usenga isengesho rivuga ngo Mana humura amaso y'umutima wanjye, abashe kumenya ubwinshi, abashe kumenya imbaraga, abashe kumenya ubutunzi buhishwe muri Kristo Yesu twakiriye. Iryo ni ryo sengesho nisabira, sabira uwera wese, sabira uwizera wese kugira ngo asenge. Kandi iyo utarabasha guhumuka amaso ntiwabasha kugera kwizera. Turamenya imbaraga zihishwe muri Kristo Yesu.
igituma abantu benshi ducika intege ni uko tutarahumuka ngo tumenye imbaraga zidukikije, imbaraga ziherereye muri Kristo twakiriye, imbaraga ziherereye muri Kristo wanesheje byose, imbaraga ziherereye mu muzuko. Nitumara kuzisobanukirwa ntabwo tuzongera gucika intege. Ndagushimiye rero mwene data kubwo kwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana idushyigikire kandi twagure kandi duhumure amaso. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana iturwana ku manywa na nijoro. Ntabwo wadusiga ngo uduhane mu byago ndetse no mu makuba. Mana nziza, twigenzuye dusanze rwose Mana nziza hari ikigero tutarageraho. Turakwinginze kugira ngo Mana nyir'igihugu cyo mu ijuru twigishe gusenga nk'uko wabyigishije intumwa zawe, kandi amaso yacu yahumure, tubashe kumenya ubunini n'ubugari n'imbaraga bihishwe muri Kristo Yesu, bityo twe kugumya kubaho nk'impumyi cyangwa nk'abana cyangwa nk'injiji, ahubwo tuzamuke tube ku ntebe yawe, tugire umutima, tugire gutekereza, tugire igihagararo cya Kristo, dutunge ibintu byuzuye Mana nziza, tudatunga igice, ahubwo dukende dutunze ubuhamya bwuzuye, kandi n'ibyo tuzajya tubwira abandi tujye tubivuga duhagaze mu mbaraga n'ibyo amaso y'umwuka yacu atwereka. Reka udukore ku maso, reka udukomeze, reka udushyigikire, ushyigikire buri wese wumvise iri jambo ryawe, rikore ku mutima, rihindure umutima we. Urakoze Data, ni mu izina ry'Yesu nsabye nizeye, amen.